turabasuje mwese mukurikira ibiganiro byacu ku Isaro TV show. Twizere ko mumeze neza cyane. Tugiye kwiganira ku muziki nyarwanda, ku bahanzi bagiye batandukanye. Abahanzi barimo Christopher Muneza, barimo King James, abahanzi barimo Andiba Umuntu, abarimo Niyo Bosco n'abandi bahanzi bagiye batandukanye. N'abahanzi bakiri abasore. Mwese murabizi umuhanzi King James aracyari umusore, Christopher aracyari umusore, Andiba Umuntu, ndetse na Niyo Bosco. Siwe gusa n'abandi bahanzi barimo ba Juno Kizigenza, abarimo Chris Easy, ni benshi cyane bakiri abasore. Gusa ntago ari cyo cyatuzinduye, tugiye kwigarukira ku muziki wabo. Reka duhere ku muhanzi King James. King James ni umuhanzi waje arahitinga, akora indirimbo zirakundwa, indirimbo nyinshi z'urukundo. Gusa video aherutse gukora ntago aherutse kugaragara muri video aherutse gukora yikoranye na Manikian, basinyanye n'amasezerano yo kuba yamumanaginga. Benshi baribazaga bakavuga ati se ni iki kiri gutuma King James atagaragara mu muziki? King James benshi bavuga ngo afite inganda, afite business akora. Gusa King James yagize igihe cyo gukora indirimbo nyinshi vuba kandi ziranakundwa cyane. Yari umwe mu basore rwose bari kubunzwe cyane, ndetse bakundwaga n'igitsina gore kubera indirimbo Imitoma, ndetse bakaba baranabimukundiraga. Ntabwo wajya kumushinduka ngo uvuge ati King James yararekeye. Ashobora kuba yarigeze muri rwa rwego ugeraho kumva umuziki ugomba kugira ute kuwugabanya. Yakoze indirimbo nyinshi zirakundwa, ndetse zirakundwa cyane. King James akurikiranwa n'abarenga 224,000 nibo basubscribe bakurikirana ibihangano byiwe. King James afite indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye zagiye zikundwa. Murabizi indirimbo z'Imitoma za King James, indirimbo zirimo imitoma, benshi bagiye bamumenyeraho, ndetse utabura kuvuga yuko ari n'indirimbo yamamariyeho. Katuve ku muhanzi King James, kuko King James muramuzi yakoze indirimbo nyinshi cyane, ndetse indirimbo z'urukundo zirakundwa cyane. Murazizi za Turacyari Babiri, Uyu Mutima murayizi, Ikiniga by King James, Kimbagira, n'indirimbo nyinshi cyane zirimo Sinshaka Kuryama Ubabaye, Mfata, Ubanguke. Ni indirimbo nyinshi zuzuyemo imitoma yakoze zirakundwa. Tujye ku muhanzi Christopher Muneza, nawe ari mu bahanzi bakunzwe cyane. Bahanzi benshi bavuga ko bahanzi mu basore beza bakunzwe mu Rwanda. Umuhanzi Christopher akora indirimbo z'urukundo, kandi zigakundwa, akavangamo indimi Cyongereza, Igifaransa, agapronounsia neza, abantu bakabikunda cyane. Christopher Muneza ni umusore waje agakundwa, akajya muri Primus Guma Guma, nubwo atayitwaye ariko yazaga mu myanya ya mbere. Gusa ikintu bakunze kumunengaho bavugaga ati Christopher, why kuki udakunda gukora indirimbo ko dukunda ijwi ryawe, dukunda amagambo barimo, kuki udakunda gukora indirimbo ngo ibihangano byawe dukomeze tubikurikirane? Gusa Christopher we ku mbuga nkoranyambaga yavuze yuko adakunda ko peer pressure, ntago agendera kuri peer pressure, ibintu by'abafite ukuntu abitwara. Akurikiranwa n'abarenga 213,000. Aracyari umusore, mwese murabizi. Afite indirimbo nyinshi zagiye zikundwa, zirimo Voler, zirimo Nzakomeza, n'izindi zigiye zitandukanye. Harimo Passade, harimo Ijuru Rito, Simusiga, Wakoko Wakonje, Izina Ryanjye, Ndakabya yakoranye na Riderman, n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Ntabwo twashinja umuhanzi Christopher ugendeye ku bigwi by'indirimbo yakoze, nazo ni nyinshi.
Ego King James niwe ufite indirimbo zisa nkaho ari nyinshi cyane ugereranyije na Christopher, ariko Christopher nawe afite indirimbo nyinshi cyane ko bano basore bombi bari mu basore bazamutse mu bambere, mu bahanzi ba mbere mu muziki nyarwanda. Katujye ku muhanzi Andiba Umuntu. Umuhanzi Andiba Umuntu nawe ari mu bahanzi bakunzwe mu Rwanda. Andiba Umuntu akurikiranwa n'abarenga 262,000. Aracyari umusore murabizi, ari mu basore nawe bakunzwe cyane cyane bamukundira ijwi rye, imiririmbire, imitoma ye. Ntafite indirimbo nyinshi yagiye akorera muri studio, inyinshi yaziko ntabwo yagendaga shooting indirimbo nyinshi. Afite indirimbo nke ariko zakunzwe, murayizi indirimbo On Fire yarebwe n'abarenga miliyoni 17. N'umuhanzi waje nawe aragacishaho, yarakundwa cyane ndetse ahita anamenyekana. Uyu muhanzi Andiba Umuntu ubu ngubu ni umunyamakuru wo kuri Kiss FM, ahakorana na Isheja Sandrine. N'umuhanzi ukunzwe cyane, ukunze gutungura abana bakunda ibihangano bye, bakunda ijwi rye. Ubona ko ari umuhanzi uri mu mitima ya benshi, ufite ijwi riri naturere, wabona ko yihariye. N'umuhanzi nawe uri mu bahanzi twavuga yuko ntabwo we yagiye muri biriya bya guma yamenyekanye mu gihe gito, ariko rwose ntabwo twabura kuvuga ko ari mu bahanzi bakunzwe bafite ijwi ryiza, nubwo nawe muri iyi minsi atari kugaragara mu muziki, asigaye yaragiye mu bunyamakuru. Katujye noneho ku muhanzi Niyo Bosco. Niyo Bosco ni umuhanzi waje arakundwa, akora indirimbo zikora ku marangamutima y'abantu, zimwe ubona ko zinababaje. Niyo Bosco murabizi neza yamanagingwaga na Irene Murindahari. Niyo Bosco si wamenya ikintu bapfuye, nimba ari ababateranyije, nimba ari iki, ariko ubu ngubu ntabwo ari kugenda agaragara mu muziki. Akurikiranwa n'abarenga 270. Ni abantu benshi cyane, ntabwo ari abantu bake cyane ku muhanzi Niyo Bosco. Yarakunzwe, yakunze kumenyekana ku ndirimbo zirimo nka Peer Pressure, High Table, Eminado, buriya hari n'izindi nyinshi zagiye zikundwa za Niyo Bosco, nka Ubigenza Ute, Peer Pressure n'izindi, kandi ubona ko zigisha. Gusa muri iyi minsi ntabwo ari kugenda agaragara mu muziki, ariko hari indirimbo aherutse gukora yitwa Ndabihiwe, imaze amezi 4. Niyo ndirimbo wavuga ko umuhanzi Niyo Bosco aherutse kugaragaramo. Gusa nawe ntabwo ari kugenda agaragaramo nk'uko benshi bakabishatse, kubera ko afite impano kandi afite n'ubutumwa. Niyo Bosco arakunzwe. Undi muhanzi twakavuzeho ni Chris Easy na Jono. Aho ntabwo tubatindaho koko bobo ntacyo twabashinja, bari kugenda bagaragara. Jono Kizigenza ari kugenda agaragara. Chris Easy nawe urebye ntari, nawe uri kurebye ntari. Ni abahanzi, bo ni abahanzi bakizamuka, ubona ko nibo bahanzi twe twabahitiyemo kubabwira ku bijyanye n'umuziki wabo n'uburyo bameze. Harimo bamwe barimo King James, harimo Christopher, ndetse Andiba Umuntu basa n'abatangiye umuziki imbere ho gato, ndetse n'abakizamuka barimo Chris Easy ndetse na Juno Kizigenza. Juno Kizigenza we na Chris Easy bo ntabwo twabatindaho kuko ni abahanzi bakizamuka, baracyari bato cyane. Juno Kizigenza akurikiranwa n'abarenga 340. N'umwe kadusacinge turebe Chris Easy ndakeka nakurikiranwa na benshi, kuko Chris Easy hari indirimbo aherutse gukora nyinshi zigiye zitandukanye zamuzamuye, zirimo Bana, zirimo Inana n'izindi zigiye zitandukanye. Ibyo aribyo byose nawe akurikiranwa n'abarenga 370. Ubona ko nawe akurikiranwa cyane. Ngabo rero abahanzi twari twabateguriye, harimo abahanzi basa n'abazimye, basa n'abatakigaragaza impano yabo cyangwa ngo bagaragare mu muziki nyarwanda, kandi tubizi neza ko bafite impano ndetse n'abari kuzamuka, barimo Chris Easy na Juno Kizigenza. Gusa bose ni abasore bakunzwe cyane mu muziki nyarwanda, kandi ubona ko bari kugenda bagira uruhare mu muziki nyarwanda. Mwakoze kubana natwe, mwari kumwe na Gibikurumana. Ciao ciao.